nitwa Reverend kuba cyatse tuganira ku bitabo cya Kuva. Iki ni igice cya kabiri kijanye n'ibitangaza bikomeye byatumye abanyesirayeli bacungurwa. Kuva igice cya 5 umurongo wa mbere kugera 15, Mose na Aroni bagiye kwa Farawo bamusaba kureka abisirayeli ngo baje kuziririza Imana yabo mu butayu, kuko mwibuke yuko Imana iha Mose imbaraga imuha n'ubutumwa mwigaragariza ko bari kumwe. Yambwiye ati nzanangira umutima wa Farawo, kuko Imana yatumye Mose izi ko Farawo azinangira umutima mbere yo kurekura ubwoko bwayo. Aha niho havuye bya byago bigera mu 10. Igitabo cya mbere amazi yahindutse amaraso muri Kuva 7:19-25. Icyago cya kabiri kijyanye n'ibikeri byuzura igihugu cyose kuva ibice 7:25. Icyago cy'inda kiri muri Kuva 8:12. Icyago cy'ibibugu kiri muri Kuva 8:16. Icyago cyamuryama mu matungo Kuva 9:1-17. Icyago cya 6 ibisebe byateye igihugu cyose Kuva 9:8. Icyago cya 7 haguye urubura rwinshi mu gihugu cyose Kuva 9:13 gakomeza. Icyago cya 8 hatera inzige igice cya 10 umurongo wa mbere gukomeza. Icyago cya 9 hacura umwijima muri Kuva igice cya 10 umurongo wa 21. Ahangaha niho Imana yabwiye Mose iramubwira ati genda uburire Farawo umubwire byo kwicwa kw'abana b'imfura. Aha niho Imana yabwiye abisirayeli gutegura Pasika, baga umwana w'intama udafite inenge, amaraso bayasinze ku nkomanizo y'amazu yabo kugira ngo umurimbuzi naza azatambuke. Icyago cya 10 aho abana b'imfura bose bo muri Egiputa bagize gute bapfuye, tubisanga muri Kuva 11 umurongo wa mbere kugeza ku 10-12. Nyuma y'icyago cya 10 nibwo Farawo yemeye kurekura ubwoko bw'Imana abareka ngo bugende, ariko we yinangira umutima, we n'ingabo ziwe bakurikira ubwoko bwa Isirayeli baza kurimbukira hehe mu nyanja. Ni mu buhe buryo Aburahamu na Isaka na Yakobo batamenyeshejwe izina ry'Imana? Abakurambere bakoreshaga izina ry'Imana, ndetse hari n'ibintu Imana yari yarabasezeranyije, ariko ntibari barigeze bamenya cyangwa ngo bibonere ubwabo ko Imana ariyo isohoza amasezerano. Ni gute Mose yabaye nk'Imana kuri Farawo? Imana yahaye Mose ububasha n'ubutware kuri Farawo, kuko Imana yahaye Mose imbaraga zose, kuko ari yamwiyeretse ivuga yuko izagendana nawe. Ni ukuvuga ngo Imana yari yahaye Mose ububasha bukomeye kuri Farawo. Nta mpamvu rero yari gutuma atinya uwo mwami witwa Farawo, kuko Imana yari yamuhaye uburenganzira bwose bukomeye. Ni hehe abakonikoni b'Abanyegiputa bavanye amazi atari yahindutse amaraso? Bashobora kuba barayakoresheje amazi yari yavomwe mu ruzi rwa Nili imbere, Imana itarateza icyo cyago yuko amazi yose ahinduka amaraso. Kuki Mose yavuze ko ibitambo by'Abisirayeli byari ikizira ku Banyegiputa? Muri Egiputa hari inyamaswa nyinshi zasengwaga. Ubw'ibyo kuvuga ibihereranye n'ibitambo byari gutuma amagambo ya Mose arushaho kugira ireme, kandi akemeza Abanyegiputa kureka Abisirayeli bakaja gutangira Imana yabo mu butayu, kuko Imana ikeregisemo Mose kugira ngo habeho itandukaniro ry'abantu bamenye Imana, ry'abantu bakiriye Imana, n'aba Banyegiputa basengaga ibigirwamana. Ni bande babonwaga ko ari abana b'imfura? Abana b'imfura bari abahungu gusa. Kubara igice cya 3 umurongo 40-51. Na Farawo ubwe yari yaravutse ari imfura, ariko ntiyishwe kubera ko yari afite we muryango.
abakuru b'imiryango sibo bishwe n'icago ca 10, ahubwo n'abana b'imfura bo muri iyo miryango nibo bagize gute, nibo bapfuye. Kuva igice ca 12 murongo wa 40, Abisirayeli bamaze imyaka ingahe muri Egiputa? Imyaka 430. Abahanga ivugwa ahangaha bikubiyemo imyaka Abisirayeli bamaze mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani. Reba mu gitabo cyitwa Tradition du Monde Nouveau à Référence. Mu mwaka w'1943 mbere ya Yesu, Aburahamu wari ufite imyaka 75 yambutse uruzi Efurata agana mu gihugu cy'i Kanani, itangira igice cya 12 murongo wa 4. Kuva icyo gihe kugeza aho Yakobo yagiriye mu gihugu cya Egiputa ageze ku myaka 130. Hari hashize imyaka 215 itangira 25 26 ndetse na 47 kugeza 9. Ibyo byumvikanisha ko nyuma yaho Abisirayeli bamaze indi myaka 215 muri Egiputa. Reka tuze gukomeza n'ikindi gice.